Mama tubwira amazina hanyuma utubwire byagenze gute mu Mwisange muri gusasa hanze. Nitwa Muragije Maria Savera, umutwe wanjye akaba yitwa Twagirimana Justin. Twabyutse mu gitondo tujya gukura imyumbati, bigeze nko mu ma saa tanu tuzamutse dusanga hari imbaga y'abantu benshi nyine ngabo bayobozi baraza. Icyo bamenyesheje umugabo wanjye nyine bamubwiye ngo baje guhesha Theogene ngo isambu ye. Mu gihe agiye kwisobanura bahita bamumwambika ipingu, banga ko atanga ibisobanuro nyine by'uburyo ise yaba yarahaguze n'uwo musaza. Ari we mugabo wabambitse ipingu? Arangije ubwo ngubwo nyine baramubwira ati twebwe ibyo ngibyo ntabwo bitureba, tuje guhesha uwo Theogene isambu ye. Bahita bakoresha ingufu zabo nyine barinjira mu nzu, bica ingufuri yari iri imbere niko gusohora bino byose, bajya na hariya epfo naho bakuramo ibindi nyine. Baraza numbaze ngo inyandiko bakoze barasoma, bahita batsa imodoka baragenda. Abo ni bande bakoraga ibyo? Harimo umuhesha w'inkiko, harimo n'abapolisi babiri n'umuyobozi gitifu wa hano w'akagari nyine n'uw'isibo yari ahari. None mugiye kuba hehe? Naha nyine tuzajya twibera, baducumbikiye aha hanze. Murabona mwarenganye? Twarenganye kuko data bukwe yaguze n'uwo musaza Nyiramihigo Theogene, impapuro baguriyeho zirahari. Noneho uwo musaza ntumbaze ukuntu byaje kugenda, nyuma yahaza kumwisubirana nyine ajya ngo kumurega mu rukiko. Arangije bategeka dusabe yuko ngo yamusubiza amafaranga ye, igihe bamuhaye ikirenze atarayamuhaye. Niko kwitagira nyine dusabe Mungu ahita ajya kongera kurega nyine, ngo bamutegeka yuko agomba gusubirana isambu ye niba uwo musaza yarananiwe kumusubiza amafaranga ye. Yego. None nimwe bigizeho ingaruka? Yego. Murabona ingaruka bigiye kubagiraho nk'umuryango wajugunywe hanze muzi? Nese ko nyine ntawo dufite ho kuba, tukaba ntawo dufite ho kuzakora nyine ngo dukuremo icyo kurya. Ni ingaruka zatubayeho nizi ureba. Nk'ubu badusohoye nta hantu na hamwe twavuga ngo twajya kuba. None se muzajya murara hano? Naha tuzajya turara, nabwo batubwiye ko ari ukuducumbikira ngo naha si ahacu. Babacumbikiye aha? Ngo baducumbikira ngo tujye kutugandika aho ngaho. Muzajya murarana n'inka se n'ingurube? Nta kundi. Murasaba iki? Twasaba nyine ko ubuyobozi bw'inzego bwaza bukaturenganura nyine, nabo bakareba ibi bintu uko bimeze, bakaturenganura. Ko mbonye atari mwe mwenyine, hari n'abandi mukabandi hari ahantu. Nyine uriya nawe ni umuvandimwe wacu, ni abavandimwe ubundi uko batuye hano, ni abavandimwe bamwe. Ubwo muzajya mwisungana murare hano? Ni ukwisungana nyine, bakarara mu kabande natwe tukarara hano nyine mu gihe tugitegereje ubuyobozi ko bwaturenganura. Mwe mwari mufite abana bangahe mugiye kujya murarana hano? Ni babiri b'impanga ni aba mbere. Bafite igihe kingana iki? Bafite umwaka n'amezi 8. Tubwire amazina hanyuma utubwire hano byabagendekeye gute? Nitwa Twagirumukiza Innocent. Abantuye mu mudugudu wa Mataba, akagari ni Kanyinya, umurenge ni Muhanga. Tukaba twagize ikibazo cy'umuhesha w'inkiko bita Metere Udahemuka Ephraim, waje akadusohorera ibintu mu nzu ku kibazo cy'urubanza twari twaraburanye, ariko rukiri mu rukiko kubera yuko twari kuzaburana ku mitungo yacu mu kwezi kwa kane mu ntegurarubanza ku itariki ya 1 z'ukwa kane 2027. Ni urubanza rumeze gute rwatumye mushiduka mugiye kujya murara munsi y'igiti cyabo? Ni urubanza papa yari yaraburanye muri 97. Muri 97 urukiko rutegeka Nyiramihigo ko asubiza amafaranga, ntiyayasubiza. Harangizwa urubanza bavuga ko baturangirije urubanza, tukagumana iyo samu ko yari yahamagawe inshuro 3 ntiyitaba n'imwe. Nyuma yaho ubwo rero twaje gutungurwa n'icyemezo cy'ubwumvikane cyaje kigaragaza ko ngo akarere kemeye kumuha ibye, ngo nawe akareka kuburana urubanza. Dutungurwa rero nuko icyo cyemezo papa atigeze akibamo umuburanyi. Nyuma yabwo rero nibwo
haje urupapuro rutumenyesha ko ngo bagomba kuza kurangiza urubanza, baza kurangiza urubanza bavuga ko bamuhaye ubwo butaka, ariko twebwe tujuririra ibikorwa byacu birimo kuko twabishyizemo dufite iryo rangiza rubanza ryaduhaga ubwo butaka n'icyangombwa cy'ubutaka. Amafaranga se bamutegetse kubasubiza yari yarahaguze yari yabashubije? Nayo ntago yari yarayasubije. Tuza kongera gutungurwa n'uko ibyo bintu abikora na papa adahari, ko mama we yitabye Imana bigitangira muri urwo rubanza. None mwasanze ibintu, muvuga ko mwasanze ibintu byanyu hanze ngo ntimwari munaha? Njyewe nari nagiye guhinga nze nsanga ibintu byanjye babijugunye hanze. Wasanga babajugunye? Oya, nasanze bagihari barabimbwira. Bakubwiye ko impamvu babisohoye ari iyihe? Bavuze ko umuhesha w'inkiko yavuze ko aje ngo kumuhesha ngo ibye, ariko mu ibyo bye tuzi ko yatsindiye ubutaka, iby'amazu ari hejuru ntago ari ibye kuko ntago yabishyizeho. Ni ukuvuga ngo ibiri hejuru ubwo birimo imyaka n'amazu byo ntabwo murishyurwa? Oya, ntago turishyurwa, kandi n'ibyo bikorwa biriho kubera yuko nyine atishyuye ayo mafaranga, kandi irangiza rubanza naryo ryatwemereraga gukoreraho ibyo bikorwa kuko atari yishyuye ayo mafaranga yagombaga gusubiza papa kugeza na n'ubu. None kuki babasohoye? Murabona mwarenganye cyangwa bashyiraga mu bikorwa by'amategeko yategetse? Turabona twarenganye kubera ko twari tukiburana imitungo yacu irimo, ntago bagombaga kudusohora nta handi hantu twerekeza. Mugiye kubaho gute? Natwe byatuyobeye, ntago tuzi ukuntu turi bubeho. Hari n'abandi nabonye basohoye hariya ruguru bavuga ko ari abavandimwe banyu, ariko bo ngo bakaba bababwiye ngo babaye babacumbikiye hano munsi y'ibiti bya avoka by'igihe gito. Mwebwe habacumbikiye? Njyewe ntacyo nigeze mbwirwa kuko na hano basohora ibyo bintu hari harimo n'amafaranga sinigeze nyabona, kuko nari nagiye guhinga nabisizemo byose. Banyuze he bajya kubisoma? Bishe ingufuri yo ku marembo n'iyo ku muryango, None bashyiraho iyabo. Murasaba iki? Icyo dusaba ni ubutabera nyine, tukarenganurwa tukabona n'ahantu ho kuba, kuko ahangaha papa yari yahaguze arahadutuza nyine kugira ngo tuhabe nk'umuryango. None ibintu byanyu se biraguma hariya, muraba munsi y'ibi biti murabahe? Ubwo nyine uko biragenda sinkuzi, wenda turaba munsi y'ibi biti kuko nta handi hantu dufite ho kwerekeza. Inzu zirafunze? Basohoye imiryango ingahe muvukana? Ni imiryango 3. Wowe wari ufite abana cyangwa wari ubagaye? Nari mfite abana 2 n'umudamu. Ubwo mwese mugiye kubana n'ingurube munsi y'igiti? N'inka ahubwo. Murabona hari nabwo hano ubwo si mu kwacu kuko niba babisohoye bakabishyira aha, ntibivuga ko n'ubundi wenda bari bubuze nabyo bakongera bakabitwara bakabijyana aho bashaka, ntago tubizi. Kuki se mutababajije aho muri bwerekeze? Kubera ko bari bazanye n'abapolisi, harimo n'umuvandimwe wanjye umwe babanje no kumutera ubwoba bamwambika amapingu, bageze aho barongera bayamukuramo, nta ruvugiro twari dufite. Murabona ba rubanda rugufi muri kurengana cyangwa? Turi kurengana bikomeye, ahubwo turasaba rwose ubuvugizi kugira ngo mutuvuganire turebe ko twarenganurwa. Mama, tubwire amazina hanyuma tubwire hano byagenze gute? Mukamwiza Marie Chantal. Ariko nyine ndabona ahantu hahohotewe mu bigaragara nawe koko, nyine nubwo habayeho urubanza, hakaba urubanza niba bajya gusohora abantu bagombye no kubateguza bakababwira bati ibintu bimeze gutya, kandi nzi ko banajuriye babategetse yuko ubundi mbere yuko bajya kujurira bari babwiye ko bazabasubiza amafaranga none bakabona bakavamo, none ko baje babasohorana n'amafaranga yo bashubije. Ni ukuvuga ngo ayo bahaguze ntayo babonye n'inzu barazibamba? Nta kintu babonye, bapfuye kuza bakora ibyabo gusa. Byagenze gute? Mwabibonye gute kugira ngo mubone ibintu biri hano hanze? Ntibaje barabasohora, nta kindi banabavugishije nyine. Ni bande babasohoye? Basohowe na bene ubutaka bwabo. Bari bari kumwe n'abandi? Ntago bahagiraga n'abapolisi. Murabona abatuye umuryango urenganye? Warenganye byo rwose, nuko umuryango warenganye wanahohoteye. Ibi bintu bakoreye wowe wabona atari agahinda? None murabona bagiye kubahe? Baba se nyine ubundi ubu leta yemeye ko abantu bajya kwandagara hanze? Ntabwo byemewe rwose. None murabasabira iki? Twabasabira ko basubira mu nzu.
ese ni imiryango y'abantu bangahe, hari abana barimo? nk'ubu ngubu nyiri uru rugo aha duhagaze, uyu mugabo n'umugore n'umugabo babyaye abana babiri b'impanga, tubiri tutaruzuza n'umwaka. none barabajugunya hanze? none babajugunye hanze, ese bararahe? si ubu ngubu nk'imvura iguye, reba ibintu byose bandagaje hanze, umuturage wese utaruzi n'icyo batunze akaba akibonye, atari agahinda. Yego papa, tubwira amazina hanyuma utubwire hano byagenze gute kugira ngo umuturanyi wanyu yamusohore. Amazina yanjye nitwa Makariye Jean Bosco. Kubera ko urukiko rwaje kurangiza urubanza kandi umwanzuro w'urukiko utarigeze urebwa agaciro, bityo rero nkaba twibaza ukuntu baje gusohora ibintu bye nta burenganzira bamuhaye bwo kugira ngo abanze kuvamo. Murabona umuturanyi wanyu yarenganye se cyangwa ibyo bakoze yarenganye? Kuko ukwiye gufatirwa ibyawe bakabisohora kuriya atari wowe wananiranye. Gusa ubwo buyobozi bwo bwasohora kuriya ubu umuntu arajya hehe? ariko byakozwe n'abayobozi kandi abayobozi baba bari mu kuri. Ubwo rero umwanzuro w'urukiko byose niwe uzabihesha agaciro. none uzahesha agaciro aba bantu bari kubaha kumva byibaze nyine ahantu nawe aho ubona abo bantu baba, urumva abo bantu baba hehe? umuryango ufite abana, umugore n'umugabo ku gasozi, bararara he barabaho gute? ese mbwira udutungo bafite two batararana buse none murifuza iki nk'abaturanyi babo, murabasubira? twe twifuza ko baba barekeye mu nzu yabo bakabaha igihe cyo kuzivamo. ntacyo babahaye se? ntacyo nzi babahaye rwose. ubwo barenganye? barenganye, bagomba kuba babahaye igihe cyo kuvamo, barenze itariki akaba aribwo baza gukora ibyo. ntabwo nyiramihigo ajya guha amafaranga dusaba impunga, ahubwo we icyo gihe uyashyikirisha ku muhesha w'inkiko, akaba ari we uyashyikiriza, kandi yahereye kera guhera urwo rubanza rwabaho yandikira abo bantu, ndetse n'akarere ubwako yagiye akandikira kenshi abasaba ko bamufasha kurangiza izo manza bikanga. ariyo mpamvu nyuma yiyambaje umuhesha w'inkiko ashyira mu bikorwa iby'urukiko rwamutegekaga, naho n'umuhesha w'inkiko amufasha gushyira mu bikorwa ibyo yasabwaga muri izo manza. urumva ikibazo abo bantu bafite, barabizi ko twabandikiye tukabasaba na konti yuko bashyiraho amafaranga, hanyuma bakubwira ko bayitanze. Twandikiye dusabe Mungu, hanyuma n'umudamu we yari agihari tumusaba ko yatanga konti yo gushyiraho amafaranga. Konti ntabwo bayitanze, ahubwo bahise bafata icyemezo kivuga ko amafaranga ari make barimo kubasubiza, kandi barakoreyemo ibikorwa byabo. Bavuga ko batayemera, ahubwo yuko bagomba gutanga ibirego, bakatanga ibirego bigaragaza yuko bakeneye amafaranga menshi kurusha ayo ngayo, kuko hashize imyaka myinshi bakoreramo ibikorwa byabo. Ikibazo rero ntabwo ari uko babuze amafaranga, kuko na n'uyu munsi bavuze icyo kibazo, tubasaba kongera gutanga konti yabo kugira ngo babone amafaranga yabo. Ikibazo rero si amafaranga, batange konti hanyuma babone amafaranga yabo.